Ndi papa Sava. Nakubaza uravugisha ukuri yarabitinyutse. Ngiye papa Sava none wakubwira amagambo abambwira. Nguru akanungo kakabwangura umugabo ngo udafatitse. Papa Sava reka nkubwire kandi wirwa umbwira ngo ni inshuti zawe ngo ni za mashuti yawe. Wa ufite inshuti umuntu w'umugabo kuri utamenya agaciro k'umugore wundi mugabo. Ariko nubwo aracyakwandikiye. Ariko se dore reba ibintu abarimo kunyandikira papa Sava. Ngo reba imitima. Reba ibintu yanditse papa Sava ngaho noneho reba ngo ni fotora ikibero cyawe nyereke. Nawe ujye umbwira ngo ufite ngo abagabo b'inshuti zawe koko. Ndebera. Ngo noneho dore n'imino. Waransomye we akumana ya kuriya mugabo ushaka ko barashaka. Ariko ndashaka uze n'ikindi ngiye gukora akantu. Agaki. Ushaka gukora iki papa Sava? Uze ngiye kumwandikira nkaho ari wowe uri kumwandikira. Noneho ndamwandikira nkaho ndi wowe ndamukurura mugeza. Ane yavuze ngo araguye 50. Papa Sava namubwiye ngo ndamwiyamye nje ntago ndindaye. Urumva namubwiye nti ndamwiyamye ntago nje najya hejuru y'amafaranga ngiye kuguca inyuma. Afazari nakwimanuka. Ngiye rero ndamugeza hano kuri fagitire y'amafaranga 100,000. Ndamugeza hano ngiye kandi urabona akantu nkora. Urumva? Papa Sava mbabara utankubaganira muri telefone bakananyifungira. Ndi igicucu ngiye kumutwika mutokombeze araza yiruka aragera hano imitsi yo mu gahanga yiyashije nk'imyumbati yashije ubutaka muke kandi urabubibona hanga. Jeno ntago biri buduteze ibibazo bihese nge ni igicucu. Sije arimo kwivugisha ntiyakwemera 50,000 Yesu wabambwe. Kora Yesu mu busambanyi. Yesu suramuzana ute muri ibi ngibi. Ngewe ndamutwika ndamukuzanira hano kuri fagitire y'amafaranga ngahe 100,000. Ndigitigera kandagira hano afite 100,000. Uzi none ikintu ahubwo muri telefone yawe ahandi barebera ibintu by'abantu bambaye ubusa nawe uzi. Ibyo nisona bigira muri telefone yanjye mbikoresha miki. Ndabyishakira. Ntabiba muri telefone yanjye. Buretse nze ndakwereka yewe hari aho wabibona. Muri telefone? Ntiyavuze ngo arashaka kumwereka ikibero. Ubu ngiye kumutwika noneho mu ntera. Ntucanye bujura abona uko yaka. Igice kugeza kongotsa ageze anga. Mubona uko usuku. Ubusa abantu bafite amafoto yabo kuri internet bangana iki. Ngiye gufata rero wambaye ubusa nk'uye kuri internet musa. Mwereke igice cyo hasi kugeza ku mavi. Ndabiza arahita avuga ategeza hejuru. Nongere mwereke kugeza. Urumva? Ahubwo reka nze mbikora. Unesore bikore muri telefone yanjye ko ntabiba. Muri yewe hari kuri mu Facebook ni singiki sedo. Dore nk'iki babyita ku screen shotting. None babigira gutya. Ko kitaza. Okay. Ukagira ugakata. Urabona ni boherereza iki gico. Urabona ko hasigaye nyine kugeza mu mavi. None arahita sara papa Sava we arahita sara noneho. Mine uretse tre arayibonye. Ngo nyerekana televiziyo. Ariko mana nyagase. Nyerekana televiziyo. None so ubu mwerekeze kugeza hepfo ya televiziyo cyangwa televiziyo nyishyireho. Ngo yatokombeye ngo umutima uratimbya. Nk'urushinge rw'isaha rubara amasegonda. Umvinde ngo mama Sava reba ukuni ifuku itimbye ubutaka niba mujya muhinga ibijumba. Reka nijoro yambwiye ngo arankunda. Baretse nze nkwereke rero. Wambwiye ko yigeza gusaba kuri televiziyo. Si byahereyeho. Yagusabye kuri televiziyo. Yewe atangira ibi bintu. Ibyahereyeho hanyaka. Nigeze atinzamo. Baretse rero. Noneho ngiye kumubwira nti kubera ibi bintu uri kunsaba no kuvuga ngo nkwereke na televiziyo uri gutuma televiziyo yanjye ishyuhirana. None
umugabo nta hari abana bari kwa nyirakuru ngeraho na telekomande uzimye. utazankoraho koko ntarazira mu bicu wewe ngo ndaje papa safaraje waraje ndaje noneho ubwakurikiyeho iki ubu yahiye yagurumanye ubu arakira hejuru nk'ibirere bya dukora iki rero noneza ibibazo muri uru rugo dukora iki jya mu nzu ntusohoke none ndashaka kumukubita ahubwo akagera hano kuri fagitire ariko arayafite yambwiye ko ayafite urumva 100 jya mu nzu ngiye gukora gahunda wowe ntusohoke uranyumva neza ugume mu nzu ntugire ute ntusohoke ubundi nze gukorera akazi injira ese ubwo sijyana n'intebe kugira ngo atamye ko yitware none se wese nabuza nyine ngenda yirekera hagire ngo niwe mwacataka ubwo na telefone nabo yifite oya naterekanze Maman ça va? Maman ça va? Ni digi. Maman ça va? Maman ça va? nagufashe sha singufasha degede urashaka iki hano washakaga icyaha washakaga iki ninyuza hanga ariko nk'umuntu umuvandimwe mu gasuhuza umuvandimwe bose pe mvuga byukaze nitambukiye ariko nje kubasuhuza nk'ibisanzwe degede ntago ngucakiye ubu nagufasha ariko je ntari biryanjye ninyuza hanga nk'umuntu umuvandimwe ngo nge rwose basuhuze nuko nari nkoze ku rugero nkasurika ariko nabanje no gukomanga buriya numva buriya rero hari igihe uvuga ibintu ariko urimo kubikomeza utabizi degede ntago ngufite nta kibazo kabisa degede nta kizina ninja no gutya gusa umuntu twara inshuti kwere gisene papa sava kizi yuko nagira ibyagukantabara nagira honjya najya ku rugerero ukansigarira ku rugo ukubaka inkike nta sano ugashaka kunca inyuma njyewe guca inyuma njyewe mwarigize ngo muri abasitari ngo muri abahanzi reka mubwize ukuri degede waba uzi uwo mwaganiraga uramuzi waka ibibero ngo waka ibiki harya uramuzi nta kintu ukoze mwigize ngo muri za masitari ngo za masani ngo za nguteze abantu mbyohereze nguteze abantu oya garafure nguteze abantu rwose garafure babari nguteze abayobozi si icyaha iki ngiki ariko ku buryo ukinisha telefone akantu kanda w'isegonda ibintu bikazenguruka isi yose ni akantu ko gukinisha umuntu nizeraga koko ariko ngiye rwose reka nkubwize ukuri rwose pe gusabye imbabazi nk'umuntu w'umuvandimwe wanjye babarira ntabwo bizongera reka ngende ntabwo ntamba mu birenge aka kanya mbese ururimi rugobwe ikosa ariko se wakoze uraryumva ikosa naryumvise rwose ku munota wanjye iminota igihe bimaze urabyibuka igihe bimaze ubirimo urabyibuka igihe wabitangiriye none urumva imbabazi zahita ziza nk'umurabyo zigasubirayo oya mbabarira ntabwo bizasubira rwose degede karame kuri uyu munota uri iki ntabwo se wambabarira we uri iki we wirakara papa sava ntabwo aricyo cyari kinzanye rwose kugira ngo utere umutima mubi rwose pe uri iki rero uri iki abuse ndi iki muvandi uri iki ubu rwose ndi zeru ariko zeru irabara ndi ubusa rwose zeru irabara ntacyo ndicyo rwose pe uri iki nyine mu bintu ujya ubona kuri iyi si uri iki urumva uri iki muvandi mwese ubu koko ubu navuga ko ndi iki koko uri iki nyine rwose mubyeyi ndimbwa pe uri imbwa rwose uri imbwa
wabyemeye kurimbwa noneho ntabikwemereye umuntu w'umugabo sinigeze nkugora najya ku rugerero ukansigariraho inkike yaguka yegura ariko ndahari urabizi utangira kwizanisha ibyo urimbwa sibyo ntabikwemereye urimbwa vuga uti digidigi ndimbwa wirakara rwose papa Safari subiramo ibyo nakubwiye ko se wambabariye rwose subiramo ibyo nakubwiye kandi uritinza n'ubundi urabivuga digidigi ndimbwa urimbwa kabisa rwose none mu bintu bibiri nibura biranga imbwa hari ibintu bibiri biyiranga hari ukubura ihekenya amagufwa kuguguna amagufwa hari no kumoka ariko se wambabariye papa Safari muri ibyo bintu bibiri urahitamo iki kinyereka ko wabaye imbwa koko rwose urabizi umutima wawe mwiza si uwigiye ahangaha kuwiteka rwose yagize atya wenda akakwishyiramo umutima mwiza w'ikivandimwe wa kimuntu kumfashe ko mbikwemereye wamfashije irya none ko nkwemereye ko nkubereye umuntu w'imbwa nyine ubwo ngize igisebo nkigendera wenda nidushaka ubushuti burerere ntiduhombye ndabyimenyeye nkagenda rwose ibyo ntabyo numvishe uramoka cyangwa urahekenya amagufwa ariko nanone urahitamo ikidigidi ntundakaze kandi ubu ndimo kugenda ndakara urahitamo iki hagati y'ibyo ngibyo bibiri urahitamo iki urumva wambabariye koko wambabariye umva papa Safari rwose ntabwo ngiye nazanywe no kugutera rwose umutima mubi urakora iki bikamoke iravuba ako se wambabariye koko moka we moka twumve kandi ntuncuguse naguhanukira digidi moka twumve winkanga mu rugo rwanjye mana ese ntumbwiye ngo moke ubwo bwoko bw'ingo urimo kumoka se n'ubuhe ntumbwiye ngo moke buretse ntacyo ni ngewe utabitandukanyije mu mbwa zibaho urubuye bwoko bw'imbwa ndimbwa muri rusange rwose urubuye bwoko bw'imbwa ko nanjye nakubwiye ko ndimbwa muri urubuye bwoko bw'imbwa wambabariye uri yihembwa nyine hano ubu ngubu ku cyaha wakoze uri yihembwa rwose nkurikije ukuntu nari ngiye kuguhemukira umuntu umuvandimwe rwose icyaha cyanjye rwose kirarenze ndimbwa y'umusega uri imbwa y'umusega moka nk'umusega rero wambabariye koko moka nk'umusega ariko papa Safari ariko ubundi ubu ntaho waba ugeze twaba tugishyogoranya gutyo umuntu agufatiye mu rugo rwe kuri iki cyaha moka nk'umusega waramutse fofo amakuru none se bite ko numva digdiga arimo arivanga mu kazi ke n'ibindi ndumvamo kabyageze gute urumva hari abantu badutumiye kuzakina teatere muri za nzu zikomeye tuzajya gukina teatere musobanurira umwaka we urabona bizajyamo se turimo kurepeta ku afite indi mana mama Sava sara hari koresha kumureba oya mama Sava ntawe uhari yagiye ku isoko usanze ntawe uhari papa Sava reka mbengi ariko se ariko nkawe wabaye ute koko mama Sava ntabwo nari nakubwiye ko muri iki kibazo utivangamo gusohotse ujya hego papa Sava iyo nasohoka ntabwo digidigi ari kumenya yuko ibi bintu byose ari njye wabiteye umva nagutanze ubimenye niwe tsindikira bwawe niwe tsindikira ka hasoni ubimenye neza ko ari njye wagutanze nabimubwiye hari icyo mwumvisha gera se ikindi urenza wabyumvise urasubiza gutya se wowe usubiza nk'uko wari uri kuvuga subiza nk'uko wasubizaga moka wowe uri imbwa hasoni ushaka gusenya ingo z'abandi gusa niba wabyumvishe mujye mumenya yuko duhuriye hamwe uri umugabo nkaba umugabo kuki wumva wasenyera uri imbwa nyine ngaho moka usezera ugenda moka usezera ugenda ni amagufa mfite atangana digidi zana amafaranga wari uje gusambanira zana amafaranga sambana zana gusambana digidi zana ayo mafaranga namwe ngo ubwo ngo murarambagizwa muzarongo ubusa nibo bagabo mutegereje zana ayo mafaranga numva mwikinira n'ubundi ni teatere
kunusura se kunusura ndayibarira aruzuye ibihumbi 100 reka yarayazanye koko ngo namwe murarambagiza ngo arazanye ngo ibihumbi 100 ngo amuhereze ngo dusamba kuri cyaye ngo mwidikira ko yavugaga cyo kujya kuri cyaye kara mbaha akanya se mugemo naho ugeze digidi ubaye nta kandi kamaro yakakumariye akirafatwa ubu nabo twayishyira mu bya decoration azavuga ngo nakwambuye amafaranga yawe kuyabika se ngomereza amayabyeri wumbijije icyuye ngaho genda umoka sezera umoka kandi njye ntago nshiritse kuryo ngo ubwo bufaranga wamugira urabona aya mafaranga n'inkwano nakoye umugore imureba uko asa ariko ibihumbi 100 sezera umoka asumvire mu rugo samwirirwe sezera umoka genda umoka digidi nkwiyame ntago ngiye ngura ubwo busabwa amafaranga urabona uyu mugore wanjye n'ukuntu asa naramukoye ibihumbi 100 uramubona ubona asa sezera umoka genda kuta ubahiriza gahunda digidi turashaka ntitugase ngo ngiye kubana n'umugabo